Ese kuruhuka gusa byaba bikiza ububabare bw'umugongo? Dore ukuri muganga avuga. Bantu banjye muraho neza, mbahaye ikaze kuri Physio Rwanda. Ese nawe wigeze kubabara umugongo maze umuntu akakubwira ati ruhuka gusa uzakira, wiryamire ntukore ikintu na kimwe? Uyu munsi tugiye gusubiza ikibazo abantu benshi bafite ariko ntibamenye igisubizo cy'ukuri. Ese kuruhuka gusa byakiza ububabare bw'umugongo? Nkanjye rero umwe mu bakunda gukurikirana ibyo abaganga bakora, inama bagenda batanga, ndashaka kukubwira inama zitandukanye abaganga batanga, ndashaka kukubwira ukuri kutavugwa cyane ariko kukurinda kwica buhoro buhoro utabizi, ndetse kunakurinda kuba wakomeza kwangiza umugongo wawe utabizi. Iyi video si y'abantu barwaye gusa, niyo umuntu wese ushobora kwicara, ushobora guhagarara, ushobora kuryama, ukora imirimo ya buri munsi. Bisobanuye ko buri muntu wese iramureba. Reka twitangirire turebe se koko kuruhuka gusa byakiza ububabare bw'umugongo. Reka nkubwire ko ububabare bw'umugongo ubundi abantu benshi babusobanura mu buryo butandukanye, niyo mpamvu tugiye kubanza tukareba ubundi ububabare bw'umugongo ni iki. Mbere yo kuvuga ku kuruhuka, reka tubanze dusobanukirwe. Ububabare bw'umugongo bushobora guterwa n'imyakura, bushobora guterwa n'imikaya, bushobora guterwa na disike, bushobora guterwa n'uburyo wicara, uburyo uhagarara cyangwa se uburyo uryamamo, bushobora no guterwa kandi na stress ndetse n'ihungabana. Tutirengagije ko umuntu ashobora no kugwa akaba yahakurizaho ububabare bw'umugongo, ariko impamvu ibyo ntabyibanzeho cyane nuko n'ubundi niba waguye urasanga ya mitsi yawe, ya myakura, ya mikaya, ya disike, ibyo nibyo biri buze kuba byagira ikibazo wisange warwaye iki wa mugongo. Icy'ingenzi cyane rero ugomba kumenya, burya ntabwo ububabare bwose bw'umugongo bungana, kubera ko bunaterwa n'impamvu zitandukanye. Ni nayo mpamvu ububabare bwose bw'umugongo budakira mu buryo bumwe, bisobanuye ko butavurwa kimwe. Niba hari uwaruhutse bigakunda, ntibisobanuye ko n'undi yaruhuka bigakunda. Ni nayo mpamvu inama imwe idashobora gukiza abantu bose. Niyo mpamvu hari abo babibwiye bakabikora bikanga, hakaba hari abo babibwiye bakabikora bigakunda. Uribaza uti ngiyewe ko ndwaye gutya nabigenza nte? Reka twinjirane muri video yose muri rusange kugira ngo usobanukirwe icyo kuruhuka bisobanuye mu by'ubuvuzi, cyane cyane ku barwayi b'umugongo cyangwa se ku bantu babara umugongo. Burya abantu benshi baribeshya ku ijambo kuruhuka. Kuruhuka ntabwo bivuze kuryama icyumweru cyose, kuruhuka ntabwo bivuze kwirinda kugenda, kuruhuka ntabwo bivuze kwicara umunsi wose, kuruhuka ntabwo bivuze kureka umubiri wawe ngo ntuburi gukora na gato. Kuko mu buvuzi bavuga ko kuruhuka ari ukugabanya ibikorwa bikurushya ariko ntuhagarike umubiri wawe burundu. Bisobanuye ko niba ari akazi wakoraga kakakuvuna urakagabanya cyangwa se ukareke, ariko bivuze ko utagomba guhagarika umubiri wawe kuba wo wakomeza kugenda ukora, kuko nk'uko tubizi umubiri wacu ugenewe kugenda, ugenewe gukora, ntabwo umubiri wacu wagenewe kurambarara cyangwa se kuguma aho ngaho udakora. Niyo mpamvu buriya umuntu uryamye igihe kinini mu bitaro agenda agakurizamo ibindi bibazo byinshi bitandukanye, ngaho ibisebe byamwibasiye, ngaho ni wa muntu udafite akabaraga. Bitewe n'iki? Umubiri uri mu mwanya udakwiriye kuba urimo. Niba umubiri ugiye ukamara ibyumweru bibiri uryamye aho hantu, utabyuka, utagenda, icyo gihe utakaza imbaraga. Ibi biza bikagusobanurira ko umubiri uremye mu buryo ki ukwiriye gukoreshwa, uremye mu buryo ki ukwiriye kugenda, uremye mu buryo ki ukwiriye guhora ukora, ariko bidasobanuye ko ugomba kuwunaniza. Kuko icyo bivuze aha ngaha, niba umubiri utari kuwukoresha, niba iyi mikaya utari kuyikoresha, irabura. None se wibaza impamvu bariya abantu ugenda ugasanga wenda baravuga bati dushaka kubaka umubiri, dushaka kuzana amatuza, dushaka kuzana wenda ibyo bitugu binini, kuki bajya muri siporo bagakora cyane? Bisobanuye ko iyo akoze cyane nibwo nyine umubiri nawe ugira ute? Ukura, nibwo ubyibuha. Ibyo ngibyo ndakeka byumvikana, ndetse ndumva ko ibyo bisobanuro bihagije. Ndizera ko iki kintu cyamaze gukurwaho urujijo. Ntabwo umubiri kuba ugiye ukawushyira hariya aricyo gituma umera neza. Umubiri ugomba gukora, ariko ntibisobanuye ko ugomba kuwunaniza. Reka rero turebe igituma kuruhuka gusa bishobora kugutera ibibazo, kuko hari ibibazo bikomeye cyane.
uribaza uti ndi buruhuke wenda nibwo biri bukire, ariko ushobora kuhahurira n'ibindi bibazo. Reka mbivuge mu buryo bwiza, kuruhuka cyane burya bishobora gutuma ububabare bw'umugongo bwawe bukomera aho kuba bwagabanuka. Iyo uryamye cyane, reka nkubwire ko ya mikaya yawe isa n'iruhuka ikagera ikaza kunanirwa kuko ntabwo iri gukora. Umugongo wawe utangira gucika intege, ugasanga imitsi yawe yabaye nk'iruhamo ukuntu yananiwe, ugasanga disike yawe ntabwo iri kubona amaraso ahagije, nayo ntabwo iri gukora neza, ugasanga ububabare bugenda mu by'ukuri bwiyongera, bikaba ari bwo ubyuka ukumva rwose ntuzi uko umeze, ukumva ibintu byakomeye, ukumva umugongo wafatanye, ukumva ibintu byabaye birebire. Abantu benshi rero baravuga bati njyewe naryamye iminsi myinshi ariko rwose byageze aho numva ibintu bikomeje kugenda biba bibi. Nibwiraga yuko ndyamye kugira ngo nibura ndebe ko ubwo bubabare bwagabanuka, ariko mbona uko mara igihe kinini ndyamye ahubwo bwa bubabare burushaho kwiyongera. Ibi ntabwo ari ukubeshya, ahubwo niko sayansi bivuga, niko ubushakashatsi bubivuga. Bamwe bakibaza bati rero ni ryari kuruhuka biba ngombwa? Yego, kuruhuka hari aho biba ari ngombwa. Urugero, nk'iyo umaze gukora cyane wumva umugongo wawe wananiwe, biba ari byiza cyane ko waruhuka. Iyo ufite inflammation ikabije cyangwa se wumva ufitemo ubushyuhe bwinshi cyane mu mugongo cyangwa se kubyimbirwa, biba ari byiza kuruhuka. Cyangwa iyo umuganga abigusabye byihariye, cyangwa se nko mu masaha ya mbere, haba hagati y'amasaha 28 kugera kuri 48 y'ububabare bukabije. Hari igihe wumva ububabare bukabije, yumvise rero ububabare bukabije, biba byiza ko ushobora kuruhuka muri ayo masaha ya mbere 28 kugera kuri 48 mu gihe wumva nyine uri kubabara ku rwego rwo hejuru. Ariko uku kuruhuka mvuga ni ukuruhuka kwagenzuwe, ni ukuruhuka kwitegura kuba kwakora umwitozo, ntabwo ari ukuruhuka gusimbura umwitozo. Ahangaha hari abantu bajya bandikira imyitozo bakababwira bati mugomba kuyikora gutya, mukitwara gutya kugira ngo umugongo wanyu ukire, ariko ugasanga bamuhaye imyitozo akavuga njye ndwaye umugongo ntibabaza, reka mbyihorere mbireke. Oya, ugomba kuruhuka utegura umubiri wawe kuba wakora umwitozo mwiza, wakora utuntu tworoheje tutakubabaza, ariko nibura ukagira ute ukadukora. Niyo mpamvu mvuga ngo kuruhuka ni byiza, ariko ukaruhuka mu buryo bugize ute bwatekerejweho kandi bugenzuwe. Icyo umugongo rero ukeneye kurusha ibindi, burya umugongo ukenera kugenda gake gake, kunyeganyezwa, cyangwa se icyo nakwita gentle movements mu rurimi rw'icyongereza. Umugongo ukenera imyitozo yoroshye, ukenera posture nziza, kwicazwa neza, guhagarikwa neza. Umugongo kandi ukenera kwigishwa uko witwara. Niba wabara umugongo cyangwa se ukaba wumva nyine ugira ububabare bwinshi mu mugongo, kwirinda kugenda ni ikosa. Ntabwo ugomba guhagarika kugenda, kuko kwirinda no kwinyeganyeza nabyo ni ikosa. Umugongo wawe ukira uko wakoreshejwe neza, ntabwo ari ukuwurinda cyane, kuko twabonye ko ibintu bitera umugongo ni ibintu biri fizike, ni ibintu dufite ku mubiri, niyo myakura, niyo mikaya, niyo mitsi, nizo disike. Ibyo byose rero kugira ngo byongere bigaruke mu mwanya mwiza, bisaba ko bibasha kugira ute kuba biri gukoreshwa. Niyo mpamvu batubwira ngo siporo ni nziza mu buzima bwacu bwa buri munsi, kuko yongera gutuma umubiri wacu ukora neza, bya bice by'umubiri byose bigakora neza. N'umugongo rero iyo uri gukora imyitozo, unyeganyeza, ugenda, ibyo nibyo bigufasha kuba wakira. Ntabwo rero kuba wavuga ngo umugongo wanjye sindi buwukoreshe aribyo biri buze kuwurinda cyane, ahubwo wisanga wamaze kugira ute kuwangiza. Niba hari abo byabayeho, muze gutanga ibitekerezo mutubwira muri komenti, muduhe ukuri kugira ngo abantu bose barusheho kuba babisobanukirwa ndetse babyumve neza. Hari abibaza bati rero kuki abantu bakunda inama yo kuruhuka gusa? Kuruhuka gusa, impamvu abantu babikunda burya ni ukubera ko byoroshye kubyumva, ntabwo bisaba imbaraga, abantu batinya ububabare. Hari nabo byigeze gukorera mu gihe gito bakabona koko bararyamye bariruhukiye biri aho, bitandukanye na biriya twavugaga byo kuruhuka, ariko nibura usa n'ukora bagasanga nyine birakunze. Gusa ndagira ngo nkubwire ko icyagukoreye ejo atari cyo gishobora kugukorera uyu munsi, nubwo kandi bishoboka ko cyanagukorera, ariko ububabare bw'uyu munsi ntabwo bukiri ubwa kera. Ububabare bw'uyu munsi buraterwa n'ibibazo duhura nabyo bya buri munsi, akazi kavunanye twirirwamo umunsi ku munsi, imirimo iremereye, ibintu duterura, uburyo twicara amasaha menshi. Ugasanga rero
ububabare ugira bw'uyu munsi ntabwo ari bwa bundi bukeneye kuri bugende kwicara ngo uryamishe, aho kugira ngo ukicaze uburyamishe haguruka ujye kwivuza bakwandikira imiti bakugenere ibyo ugomba gukora mu gihe gikwiriye bitewe n'uko bagusuzuma. Niyo mpamvu ngusaba ko icyo umuganga agusaba gukora uyu munsi ndetse nawe ukwiriye kwitaho ni iki ngiki. Icyo nakwizeza cyo ni uko kuruhuka igihe gito niba ubabara bikabije ari ingenzi. Ikindi kandi ugatangira kugenda buhoro buhoro, ugakora imyitozo yoroshye ikwiriye, ukiga kwicara no kuryama neza, ukanirinda kwigira umuhanga wenyine. Burya hari abantu bagira ibintu ugasanga ni wa muntu uhora wiha icyizere. Icyizere yego ni cyiza mu buzima, ariko ugasanga noneho harimo ibyo wiyizeza utabizi, utanabifitiye gihamya. Ugasanga rero mu gihe ukomeje kwibwira ibyo bintu ko ariko biri bugende kandi nta gihamya ufite, bishobora gutuma nyamara ugera hahandi wangiritse cyane ku buryo umugongo wawe bashobora no kuwubaga kandi bitari kugira ute, bitari gukenerwa. Bishobora no kugera hahandi umugongo wawe n'ubundi baba babona nibakubaga biri bwongera ingaruka nyinshi, bakaba bareka kukubaga, ariko urumva ubwo baba rushobora kubumarana igihe kuko ntabwo wabonye nyine ubuvuzi bwiza bwari bukugenewe. Niyo mpamvu rero nkugira inama yo gusura umuganga w'umwuga akagusuzuma, ariko kandi nkanakubwira yuko kuruhuka ari intangiriro ntabwo ari umuti wose. Ubutumwa rero ku bababara umugongo uyu munsi, niba ubabara umugongo uyu munsi ndashaka kukubwira ikintu kimwe gikomeye: ntugatinye kugenda, ntukagumane ububabare mu buriri ngo wumve yuko utari bubyuke kuko wumva umugongo wawe uri kukurya. Ikindi kandi ntukagire ubwoba cyangwa se ngo wumve yuko ari ibindi bintu bidasanzwe. Uburwayi ntawe utarwara, buri umwe wese ashobora kubinyuramo, ariko uburyo tubyitwaramo bishobora gutuma tunakira vuba. Buryo uko ukomeza kugira uburwayi ukanabutinya cyane, haba hari amahirwe make yo kuba wakira, cyane ko n'ibyo usabwa hari igihe utabikora kuko wamaze kwitakariza icyizere. Kurwara rero ni ibintu bisanzwe mu buzima, niba urwaye ihangane, ariko ukurikiza inama abaganga bakugira kugira ngo zibashe kuba zagufasha gukira. Ndizera ko rero mu by'ukuri iyi video yagufashije, hari ibyo ushobora gukora, hari ubufasha buriho kandi umugongo urakira kurusha uko abantu benshi babyibwira. Niba iyi video rero yakugiriye akamaro, kanda like, ukande subscribe, ufungure n'inzogera hano kuri Physio Rwanda, kuko ibi nibyo bituma video zacu zose dukoze, inama zitandukanye tugira abantu zikugeraho gatanu kandi tukizishyiraho, bityo bikagufasha kubaho neza nta bubabare ufite kandi ukabaho utekanye. Mpora nkwibutsa ko igishoro cya mbere mu buzima nta kindi ni uko ufite ubuzima ugenda bigakunda. Buryo ubabazwa nuko business yawe yahombye, kubera yuko niba uri muzima ufite ubuzima, nk'umuntu umaze ibyumweru bingahe cyangwa se imyaka ingahe mu bitaro, ntabwo umuntu aba agitekereza kuri business. Abatekereza avuga ati ese aha hantu ndyamye ndi buhabyuke nte, ndi buze kugenda gute, ese ubuzima bwanjye burongera kugaruka, ese ndi bubashe kurya. Ibyo nibyo bitekereza abafite. Rero igishoro cya mbere ni ubuzima. Iyo ufite ubuzima n'ibintu ushobora kubigeraho. Niyo mpamvu nkugira inama yo kwitaho kandi ukirinda hakiri kare, ikindi ukivuza. Iyi video rero uyisangiza undi muntu wese waba uzubabara umugongo cyangwa se wabona afite ibyago byo kuba yarwara umugongo bitewe n'uburyo cyitwara. Mu bindi biganiro bizaza tuzakwigisha byinshi bitandukanye, ariko uyu mwanya reka nguguhe kugira ngo tubaze icyo wifuza yuko twazagusobanurira muri video yacu itaha. Cyandike muri comment, byose mbinyuzamo amaso nkagenda mbireba. Abo nshoboye guhita mbasubiriza aho muri comment ndabasubiza, ariko ibyo mbona bizasaba ikiganiro kugira ngo n'abandi bose babimenye, mbikora mu kiganiro kirambuye kugira ngo buri umwe wese bibashe kuba byamufasha, byaba urebye iyi video uyu munsi ndetse n'uzayireba mu myaka yose iri imbere.